Muri ako kanya ubwo fiyanse wanjye yinjiraga mu cyumba, mama we yarankuruye arambwira ati mwana wanjye, ibyo watekereza byose ntuzigere ushyingiranwa n'uriya muhungu. Mama ushatse kuvuga iki? Uko niko namubajije. Ntuzigere ushyingiranwa n'umuhungu wanjye ni. Muri ako kanya fiyanse wanjye yahise akingura urugi aragaruka. Iyi ni Behind World Series. Urakaza neza ku nkuru y'uyu munsi naguteguriye. Ngiye kukubwira inkuru y'umwana w'umukobwa ubwo ubukwe yitaga ubukwe bw'inzozi ze bwari bugiye kurangiza ubuzima bwe. Uyu mukobwa Suzana yari mwiza cyane, ari umuhanga, ari humble, ndetse ari umukobwa ufite ikimero. Ariko yari wa mukobwa wihagararaho cyane, yari wa mukobwa ujya mu makwe atandukanye akicara ndetse akaba afite inzozi ze bwite. Suzana yari wa mukobwa uhora wumva yakwakira indabo, ariko akaba afite isoni zo kuba yafata umwanzuro kugira ngo agire uwo yemerera kubana nawe. Ahangaha rero byari ibyishimo byinshi cyane, ndetse byari ibyishimo birenze ubwo yahamagaraga inshuti z'abakobwa bagendanaga akababwira ati nabaye engaged. Ahangaha aba bashuti be buri umwe wese yari afite amatsiko yo kumenya ese uyu mukobwa ni uwuhe muhungu wamushoboye, ese yahuriye hehe nawe. Ubwo rero yababwiraga amakuru meza, bose baba excited barishima cyane, ariko ntabwo bari bazi yuko uyu mukobwa Suzana ari kujya mu kuzimu, ari kujya mu mwijima. Ahangaha iyo baza kubimenya bari kumubuza ndetse cyangwa se bakamugira inama. Bari bamaze amezi 3 bamenyanye, ariko baganira ijoro n'amanywa kuri telefoni batarahura. Ubwo rero bahuraga, Suzana akibona uyu musore yahise yumva byanze bikunze agomba kumuha ubuzima bwe bwose. Mu by'ukuri uyu musore Lawrence yari umusore mwiza cyane kuri we. Uyu musore yari igikara, ari umusore ufite size zimeze nka za ba basore bashyira muri za magazine. Ariko ntabwo Suzana yarabizi yuko kwizera ibyo ari kubona, kwizera physical appearance y'uyu musore, ntabwo yari azi yuko ibi byose bishobora kumushuka agakora ikosa rikomeye cyane mu buzima bwe. Nuko rero ubwo Lawrence yaragarutse ahangaha twari turi njye na mama we, mama yahise aceceka ntabwo ngiye kugira icyo ambwira. Nuko Lawrence yaratwitegereje uko turi babiri, nuko arangije abaza mama ati se hari ikintu kitagenda neza hano. Mu by'ukuri Lawrence yaje kubona yuko hari ikintu cyarimo kitagenda neza hagati yacu uko turi babiri. Nuko muri ako kanya mama wa Lawrence yahise aseka yihuse, nuko arangije amubwira ati nishimiye uburyo ugiye kubana na Suzana. Ahangaha mu by'ukuri bari bamaze gusezerana yuko bagiye gukora mariage kandi byari biri hafi. Yaje kwegera rero umushuti we witwaga Monica amubwira buri kimwe cyose uko byagenze ubwo yageraga iwabo w'uyu musore Lawrence. Mu by'ukuri akimubwira ibyo yamubayeho, uyu mushuti we yagize ubwoba cyane kurusha nyir'ubwite. Nuko muri iryo joro uko ari babiri baje kujya kuri za social media za musore Lawrence, batangiye kujya kuneka, batangira kureba nimba hari umuntu baba baragiranye ikibazo cyangwa se hari umukobwa baba baragiranye ikibazo cyangwa se hari imico runaka ajya agira. Nuko ubwo bari bageze saa 9 za mu gitondo zukerera, Monica aje kubona comment imwe gusa. Ahangaha yari ifoto uyu musore Lawrence yari yapostinze yagiye muri vacation. Nuko hari umugore witwaga Louis yari yanditse muri comment ngo Imana nizagucira urubanza. Muri ako kanya abangaba uko ari babiri bahise bohereza friend request wa mama, ndetse bahise bamwohereza message. Haje gutambuka iminsi 2 uyu mugore atarabasubiza. Nuko ubwo hari hasigaye iminsi 5 yonyine kugira ngo ubukwe bube, Suzana nta choice indi yari afite, yagombaga gukomeza kwitegura ubukwe. Ahangaha mu by'ukuri ubukwe yumvaga ari ubukwe bw'inzozi ze. Nuko yakomeje kujya ahura na wa musore Lawrence, yagerageje kujya yitwara nkaho buri kimwe cyose kimeze neza. Mu by'ukuri kuri we nta yandi mahitamo yari afite, ariko yumvaga nakunze uyu musore, ariko nta nubwo yari yasobanukirwa se uyu musore ni muntu ki. Nuko ubwo hari hasigaye iminsi 3 uyu mukobwa Suzana yaje gufata umwanzuro kujya gusura Lawrence aho yabaga. Mu by'ukuri yumvaga byanze bikunze ari wasange mama we, ariko ubwo yahageraga Lawrence amubwiye yuko mama we ananiwe aryamye ari kuruhuka. Ahangaha mu by'ukuri Suzana ntabwo yumvise yishimye, yatangiye kwicuza ati se ni ukubera iki ntasabye nimero ya mama mbere nkimubona. Ahangaha rero hari asigaye iminsi 3 yonyine nibwo Suzana ndetse na mushuti we baje kubona indi comment. Ahangaha mu by'ukuri yari comment imwe yonyine. Uyu mukobwa yari yanditse muri comment ngo uri diamond. Yari yohereje kuri business page ya wa musore.
Monica muri ako kanya yahise amwoherereza message, ndetse mu by'ukuri yahise ahamagara iyo nimero yari iri kuri iyo page. Muri ako kanya wa mukobwa aramwitabye. Ahangaha rero ubwo Monica yamubwiraga izina rya Lawrence, wa mukobwa yahise amukupa, ndetse muri ako kanya yahise ahagarika kongera kumusubiza message yamwohererezaga. Nuko rero umunsi umwe yaje kwemera kumuvugisha, avugisha Monica. Nuko yaje kugenda yegera wa mushuti we Susan, aramubwira ati Susan, ibyo bintu uri kujyamo ntabwo bizi, ndakugira inama yuko wajya kure y'uriya musore. Mbere yuko Susan amubaza ibintu byinshi, muri ako kanya rezo zahise zivaho, ndetse hashize igihe gitoya wa mukobwa yahise ababoroka bose. Nuko muri ako kanya Susan ndetse na Monica basigaye aho ngaho. Wa mukobwa yanze kubavugisha burundu. Ahangaha mu by'ukuri bagize ubwoba kurushaho, ariko ntabwo ari uriya mukobwa wenyine wari umugiriye inama, ahubwo ni abagore benshi cyane bari bamubwira ati wishyingiranwa n'uriya musore Lawrence. Ndetse umwe muri bo ubwo yari amaze kumuwaninga, amaze kumugira inama, amaze kumuburira, yahise yicecekera atanamuboroka. Ahangaha rero hari hasigaye iminsi 2 kugira ngo uyu mukobwa ashyingiranwe na Lawrence. Uyu mukobwa Susan yari amaze kubona amahirwe, yamaze guhabwa amahirwe yo kumenya ukuri kuri ya musore. Nuko rero Monica yaje kumuhamagara wa mukobwa, aramubwira ati ndashaka kuza aho ngaho. Nuko ahangaha rero ku munsi w'ubukwe imiryango yarateranye, abantu bari bambaye neza, ndetse kuri aritari hari hahagaze wa musore. Uyu musore yari yambaye neza like prince, yarameze nk'umuprince. Umukobwa yaje kwinjira atunguranye, atambaye ikanzu y'abageni, ahubwo yari yambaye jeans ndetse na t-shirt y'umweru. Muri ako kanya buri wese wari aho ngaho yaratunguwe. Ahangaha mu by'ukuri babonye yuko Suzana agiye kubirangiza byose. Nyuma ya Suzana hari Louise amukurikiye yamuherekeje. Muri iki gitondo Monica yari yohereje Louise voice note ibabaje cyane, amubwira nimba mushuti wawe agiye gushyingiranwa na Lawrence. Aramubwira ati mushuti wawe naramuka ashyingiranwe na Lawrence, kuraba ariko kurangira k'ubuzima bwe. Aramubwira ati nimba ukunda mushuti wawe umuhamagare. Ko Louise rero yahamagaye Monica, ariko Monica yakomeje kumubwira amakuru mabi cyane kuri uriya musore. Yamubwiye uburyo uyu mukobwa yagize gukundana na Lawrence, ariko amubwira ko nyuma bamaze gushyingiranwa uyu mutipe yaje guhinduka, yatangiye kujya amufata nabi, atangiye kujya amukubita, ndetse rimwe na rimwe akamuraza hanze, ndetse amubwira uburyo yatumye abura akazi ke, ndetse yamubwiye yuko uyu musore yajya gukutana mama we kubera yuko ari kudefendinga uyu mukobwa ari umugore we. Nuko Suzana rero yari afite iyi story yose ubwo yari hano ari kumwe n'uyu mugenzi we, yaje guhagarara imbere abwira buri umwe wese iyo nkuru. Wa mugabo ubwo yarahagaze aho ngaho wa musore Lawrence yatangiye kurakara, atangira kubura uko yifata. Uyu mugabo amaso ye yatangiye guhinduka umutuku. Bwa mbere mu buzima bw'uyu musore yahagaze imbere y'imbaga y'abantu ntibabasha kubona ubwiza bwe, ahubwo babonaga ameze nka predator, babonaga ameze nk'igikoko. Ahangaha mama we Susan yari yicaye imbere ahambiriye igitambaro mu izosi gifashe ukuboko, bigaragara ko yari yavunitse ukuboko. Ariko Susan ntabwo yarakeneye kumubaza uko byagenze, yarabizi neza yuko mama atigeze agwa nk'uko yari yabimubwiye, ndetse mama w'uyu musore ntabwo yigize atungurwa n'ibyari bibaye aho ngaho, ahubwo nibyo yifuzaga. Ubwo rero uyu mukobwa yakutanaga amaso na nyirabukwe. Ahangaha bahise bagirana connection, byagaragaye yuko uyu mama yishimiye uburyo Suzana abashije kumva impanuro z'uyu mubyeyi cyamubwiraga, yabashije kumenya ububi bw'uyu musore. Nuko Suzana yaje gushimira wa mama. Kunguko rero niko Suzana yaje kurokoka ubuzima bw'agahinda ndetse n'umubabaro. Mu by'ukuri ibintu byose tubona ko ari byiza ntabwo ari uko ari byiza. Suzana yaje kureka ibi byose, arabyirengagiza, atangira kubaho ubwe ndetse atangira kwiyitaho. Mu by'ukuri yaje kubona yuko ibyo yari afite mu mutwe byo gukunda ubukwe no gukora ubukwe, ahubwo yari arimo agenda bimpumye kubera ibyo gushaka kwigaragaza no gukunda ubukwe cyane, bigatuma atabasha kubona ese ni wowe mugabo mukwiriye. Nuko umukobwa rero yatangiye kwiyitaho, atangira kwiyubaka ubwe. Umukobwa yaje gufata akanya, afata trip, aratembera mu misozi miremire, aragenda asetinga ubwonko bwe, arongera agarura ubuzima ndetse arongera agarura umunezero muri we.
ndetse uyu mukobwa yaje kujya gutemberera Zanzibar, naho aragenda kuri beach araruhuka. Ibyo byari uburyo bwo kugira ngo yirengagize, byari uburyo bwo kugira ngo akomeze kwiyibagiza ibyari byaramubayeho. Yaje kumara igihe kingana n'icyumweru muri Lagos, ndetse abana na groupe y'abagore batandukanye bari baragiye bagira ibibazo nk'ibyo ngibyo muri za mariage zabo. Ahangaha mu by'ukuri yabikoze mu buryo kugira ngo afashe bagenzi be, ndetse ababwira inkuru ye nabo bamubwira inkuru yabo, kugira ngo bafashanye kwakira ibibazo bari baranyuzemo. Ndetse yakomeje avugana na wa mama wa Lawrence. Ndetse nyuma y'ibyo byose byabaye, wa mubyeyi yaje kubona uburyo acika uyu muhungu we Lawrence, ndetse Suzana yaje kumufasha amukodeshereza apartment yo kubamo. Ahangaha mu by'ukuri umubyeyi yatangiye kubaho neza, noneho ataba mu bwoba bw'umuhungu we. Ko rero Suzana yatangiye kwishima. Ahangaha rero Suzana yari amaze kwiyumvamo yuko ubugiraneza bwe, ubwenge bwe, ndetse n'ubwiza bwe bimuhagije kugira ngo abashe kuba ashaka, cyangwa se abashe kwihindura uwo ashaka kwaba we. Ntabwo ari wa mukobwa ufite inzara yo kwakira indabo zivuye ku basore, ahubwo yari wa mukobwa wamaze kubaka garden ye. Nuko hashize imyaka 2, Suzana yaje kujya muri Accra agiye mu nama ya business. Ubwo rero yarageze hano muri Ghana, yaje kugura n'umusore witwa David. Mu by'ukuri David we ntabwo yari ameze nk'aba basore bajya kuri za cover za magazine, ahubwo uyu musore yari kind, ndetse uyu musore wabonaga ko ari umusore wicishije bugufi. Mu by'ukuri uyu musore nta buryo yararemyemo buri sex, cyangwa se bwa buryo umuntu aba ateyemo umubona akaba yakudistractinga, ahubwo uyu mutipe yari steady, ndetse ari calm, ndetse yagaragazaga presence aho yabaga ari. Ahangaha rero bagumye aho ngaho bari muri iyo nama ya business. Nuko ubwo bahuraga rero baje kugirana ikiganiro kirekire cyane. David yagerageje kuba honest kuri we, yamubwiye buri kimwe cyose. Nuko rero ku munsi wa 3 ubwo bahuraga, uyu musore yaje gupresentinga Suzana mushiki we, ndetse amwereka n'ababyeyi be. Aha mu by'ukuri bakiriye umukobwa mu buryo bwiza cyane, mu buryo yishimiye. Mu by'ukuri David yari afite gahunda. Uyu muhungu nta maski, uyu muhungu yari uwo ari we. Abangabo uko ari babiri ubwo bagiranaga akabazo ka mbere, ntabwo David yahise azamura ijwi ngo asakuze cyangwa se amubwire nabi, ahubwo David yaricaye aramwumva, arangije aramubwira ati opinions zawe ndazumva kandi ndazemera, reka twebwe uko turi babiri dushakisha umuti w'iki kibazo. Ubwo rero David yaporopozingaga uyu mukobwa, ntabwo cyari ikintu gikabirije cyane, ndetse nta nubwo hari abantu benshi nk'uko abantu bajya babikora, cyangwa se bya bindi tujya tubona kuri za social media. Mu by'ukuri wari umwanya ucecetse ndetse utuje. Ahangaha hari igihe cya sunset, kumwe izuba riba riri kurenga. Mu by'ukuri abangabo uko ari babiri bari barahana muri jardin. Nuko rero ubwo Suzana yaje kubona uyu musore ari kumuhereza impeta, mu by'ukuri ntabwo yabonye impeta gusa, ahubwo yabonye na reflection y'umugabo wabashije kubona ubwiza bwe, ndetse abona n'isenko ye. Ntabwo byatinze rero abangabo uko ari babiri baje gukora mariage. Ubwo binjiraga ahangaha rero muri sare y'ubukwe, yambaye ikanzu y'umweru, ndetse umusore nawe yambaye costume nziza cyane. Nuko ayinjira yaje kureba abatumirwa bari aho ngaho. Monica ari hano, Louise yari hariya, yari maseka ndetse yishimye, ndetse na mama wa musore yari aho ngaho, ndetse yari yaramaze gukira kandi yari amaze kuba free. Mu by'ukuri Suzana yaje kubona noneho yuko atabonye gusa ubukwe bw'inzozi ze, ahubwo yari abonye umupatina wari umukwiriye. Inkuru y'uyu mukobwa rero Suzana iratwibutsa yuko characters zawe ziri important, ziri ingenzi cyane kurusha ibyo ari byo byose ushobora gukora kugira ngo ushimishe umuntu. Nagira ngo nkubwire yuko isura nziza ishobora guhisha ububi burenze ubunyamaswa. Mu by'ukuri inshuti bavandimwe, amahoro niyo ya mbere kandi niko kuri. Ntabwo amahoro wayagereranya n'ubutunzi. Ntuzigere na rimwe wifuza kubura amahoro yawe, cyangwa se kugurisha amahoro yawe ngo uyagurane ubutunzi.
ntuzigere wemera kuguma mu rugo rwagwindiye nk'uri muri gereza cyangwa se rwagwindiye nk'imfungwa. Niyo waba uri kuraritara ako kanya cyangwa se ukaba umaze imyaka 25 ubana n'uwo mwashakanye, ariko ubuzima uri kuba mukomeze nk'aho uri muri gereza, ntago rirarenga yuko udashobora, ntago bivuze yuko udashobora gufata umwanzuro wo kongera ngo ugarure amahoro, ukongera ngo ugarure umunezero wawe. Mu by'ukuri kuba ushobora kuva ahantu wumva udatekanye ntago ari igikorwa kijyanye na feeling, ahubwo ni igikorwa kijyanye n'ubutwari, ndetse ni igikorwa kijyanye n'intambwe ya mbere utera kugira ngo urokore ubuzima bwawe. Mu by'ukuri igihe cyose icyo nakugiramo inama, ujye uhora wizera ibitekerezo byawe kurusha amaso yawe. Ujye paying attention, witondere iby'umugabo usanze aba yarakoreye umugore wakubanjirije, kandi wibuke ko ni byiza yuko wava kuri aritari cyangwa se ukava mu butunzi nta na kintu na kimwe ukuyemo, ujyanye ubuzima bwawe gusa, kurusha uko waguma aho ngaho ubuzima bwawe bukangirika ukaba destroyed. Wakoze cyane rero guhitamo Behind Wall Stories, wakoze kumpa umwanya wawe, ni iby'agaciro kuri njyewe. Ndagushimiye rero wowe mushyashya, ngo uhaye ikaze kuri Behind Wall Stories. Kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zanjye, wakanda subscribe aho ngaho hatukura, ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ninjye nshyiraho inkuru nshyashya ujye ubona ubutumwa bugufi.